Miss Rwanda irushanwa ry'uburanga, ubumenyi n'umuco. Ni rimwe mu marushanwa y'imyidagaduro akurikiranwa cyane mu Rwanda, haba mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ni irushanwa rigamije kongerera ubushobozi umwana w'umukobwa kugira ngo nawe agire uruhare mu iterambere ry'umuryango nyarwanda. Kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 hamaze gutorwa abanyampinga 8. Uri butorwe uyu munsi arababaye uwa 9. Kuva mu mwaka w'2014 irushanwa ryo gutora nyampinga w'u Rwanda ritegurwa na sosiyete y'abikorera izwi nka Rwanda Inspiration Backup. Mu myaka 6 ishize hakozwe iki? Ni iki cyo kwishimira? Ni iki irushanwa ryamariye abagiye baritsinda ndetse n'abaryitabiriye muri rusange? Hari impinduka zigaragara, uhereye ku bihembo bigenerwa umukobwa uba wegukanye ikamba. Akiwacu Colombe niwe wegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2014. Yakoze ibikorwa byinshi kandi bitandukanye, ariko kimwe mu byakoze benshi ku mutima ni inzu ebyiri yubakiye imiryango 4 y'ababyeyi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bazwi nk'intwaza bo mu karere ka Rwamagana. Mu mwaka ukurikiye wa 2015 Kundwa Doriane niwe wambitswe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Doriane yagize uruhare rukomeye mu kuvura abana bagera ku 100 bo mu karere ka Rwamagana bavukanye uburwayi bw'ibibari. Mu mwaka w'2016 hatowe Mutesi Jolly. Guhera muri uwo mwaka wa 2016 nibwo abakobwa begukanye ikamba rya Miss Rwanda batangiye kugaragaza imbaraga mu mishinga yabo kurusha abababanjirije. Nibwo sosiyete ya Rwanda Inspiration Backup yatangiye gukorera ubujyanama management umukobwa watsinze. Miss Mutesi Jolly niwe wahagarariye u Rwanda bwa mbere mu mateka mu irushanwa rya Miss World. Icyo gihe yaje mu bakobwa 24 bafite ubwiza bufite intego. Yashinze urubuga rw'ibiganiro Intergeneration Dialogue ruhuza abayobozi n'urubyiruko mu rwego rwo kwigisha urubyiruko indangagaciro yo gukunda igihugu. Miss Mutesi Jolly yishyuriye abaturage batishoboye bagera ku 1000 ubwisungane mu kwivuza Mutuelle de Santé bo mu karere ka Karongi, intara y'Uburengerazuba. Afatanyije n'abagize umuryango Rotary Club bubatse uturima tw'igikoni turenga 50 mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, mu rwego rwo kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Miss Mutesi Jolly yasuye urubyiruko rusaga 3000 mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Yasuye ibice bitandukanye by'igihugu ashishikariza abanyarwanda kurushaho gusura ibyiza nyaburanga by'u Rwanda mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umushinga we. Mu mwaka w'2017 Iradukunda Elsa niwe wegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda niwo wari umushinga we mu irushanwa. Waramuhiriye kuko byarangiye yegukanye ikamba rya Miss Rwanda, ndetse hashize iminsi mike agirwa ambasaderi wa Made in Rwanda na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Miss Elsa yiyemeje kurihira amafaranga y'ishuri abana 11 bo mu miryango itishoboye kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza igihe bazasoreza amashuri abanza. Hejuru y'amafaranga y'ishuri anabagenera ibikoresho byose bakenera ku ishuri. Acyambaye ikamba rya Miss Rwanda, Miss Elsa yatangije gahunda yo kuvuza abaturage batishoboye bafite ikibazo cy'ishaza mu maso. Ku bufatanye n'ibitaro bya Kabgayi hamaze kubagwa abantu bagera ku 2000 bo mu turere dutandukanye tw'igihugu. Miss Elsa afite n'umushinga wo gukundisha urubyiruko umwitozo ngororamubiri wo koga binyuze mu marushanwa atandukanye ategura. Miss Elsa nawe yasuye ikigo ngororamuco cya Iwawa mu rwego rwo kuganiriza urubyiruko ibi byo gukoresha ibiyobyabwenge. Mbere yo kuhava yabagabiye inka 2.
Miss Iradukunda Elsa yitabiriye irushanwa rya Miss World 2017, aza mu bakobwa batanu bagaragaje neza umuco wabo ku rwego rwa Afurika. Ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2018 ryegukanywe na Liliane Iradukunda. Guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco niwo mushinga wamufashije kuryegukana. Yagiye ategura amaserukiramuco mu bigo by'amashuri mu rwego rw'ubukangurambaga ku bukerarugendo bushingiye ku muco. Uyu mushinga yawufatanyije no kurwanya imirire mibi, aho yasuye abaturage bo mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi. Yasuye abana barenga 30 bari bafite ikibazo cy'imirire mibi, ndetse aganiriza ababyeyi ku kamaro ko gutegura indyo yuzuye. Aherekejwe na bagenzi be bari kumwe mu irushanwa, Miss Liliane yubatse uturima tw'igikoni mu turere dutandukanye tw'igihugu. Miss Liliane afatanyije n'urubyiruko rwo ku Nkombo bubakiye umukecuru utishoboye wagorwaga no kubona ahakinga umusaya. Mu irushanwa rya Miss World, Miss Liliane yaje mu bakobwa 20 ba mbere bafite ubwiza bufite intego. Ni mwiza Megan niwe wambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2019. Umushinga we wari ugushishikariza urubyiruko gukunda umwuga w'ubuhinzi. Mu gushyira mu bikorwa umushinga we, ahura n'urubyiruko rusanzwe rukora ubuhinzi, akabaha ubutumwa bw'icyizere. Ahuza urubyiruko n'inzobere mu buhinzi n'ubworozi z'urubyiruko rwibumbiye muri Rwanda Youth in Agriculture Forum (RYAF) kugira ngo bungurane ibitekerezo. Miss Megan asura amashuri akaganiriza urubyiruko ku kamaro k'umwuga w'ubuhinzi, aho abereka ko ibyo biga byose bifite aho bihuriye n'ubuhinzi. Ni ibikorwa byinshi ba nyampinga bagiye bakora, ariko twahisemo iby'ingenzi. Irushanwa rya Miss Rwanda hari aho ryavuye, hari n'aho rigeze. Abakobwa barinyuzemo barifata nk'urubuga rubongerera ubushobozi, urubuga rutuma batinyuka bakagaragaza ibitekerezo n'imishinga byagirira akamaro igihugu. Mu myaka yashize abantu bafataga Miss Rwanda nk'irushanwa ryo gutoranya umukobwa mwiza gusa. Imyumvire iragenda ihinduka, kuko usanga abantu bashaka kumenya icyo nyampinga watowe yamariye umuryango nyarwanda.